Yes, nagutindira reka twitangire na episode ya 10 ndetse muribuka kanga twasize umusore wacu ariko we yahamagara uwo bise assistant su ambwira ati se wowe noneho ati bingibi wakoze urizera ko icyangwa uratekereza ko uri buze ko wabicika cyangwa se igwa binyuramo amahoro. Inebwa assistant sa wacu nawe yahindukiraga ariko yavuga ati nyakubahwa ati se noneho byagenze gute, ati niki cyabashije kuba cyaba, ati njye ko ntazi none ibyo uri kuba igwagerageza kuba wambwira. Nibwo cyatangiraga kwigira nk'ikikoryi rwose ngahangaha umuyobozi wacyo cyangwa se uwo bita mushuti wacyo ari we Rwi cyangwa se Ryu ataza kuba yakibwira menshi cyangwa se akaba yakibangamira kigiye kuba cyagenda. Niko kuba cyambwira ati bosi ati ariko nawe ntugakabye situation, ati yari mama wawe gusa, ati nta wundi muntu ngerageza kuba nabwira rwose. Ryo nawe niko kwambwira ati yego simbyanze ariko ikindi gihe ikintu kizabasha kuba cyakugira umugabo nyawe, ati nuko wafata umwanzuro kandi ukareka kuba wakomeza gutanga amakuru ahantu hose ubonye, ati sibyo. Nacyo niko kuba cyambwira ati yego bosi, ati ndaza kuba nagerageza, ati simbashe kuba nakongera kuba inagira ibyo nkora, ati cyangwa se inagira uwo mbasha kuba inaha amakuru, ati kandi ndizera ko we n'amabuja muri ahangaha muri uzuvuze kuba mwasigara amahoro ndetse ibyo mugiye kuba mwaganira mukaza kuba mwabiganira mukumva mutuje. Rwini kuko yambwira ati ayo magambo yawe rwose niyo ndi kubasha kuba inakanga, ati ngaho vana ugende rwose, ati ubu ngubu rwose ati wemere kuba wasohoka. Assistant sa nuko yasohotse aho ngaho ndetse asiga umusore n'umukobwa ahangaha yuwe niko gutangira kuba yaganira n'umusore amubwira ati bwa mbere wambeshye ko ukora mu kabari, ubwa kabiri ngo nkora muri hoteli, ati njye nseriva inzoga, bwa gatatu uraje urambeshya ngo utwara uwo bita Ru ariwe president wa John Group, ati none uyu munsi ati bigaragare ko utari buze kuba wakongera kuba igwambeshya habe na gatoya. Imwibuke umusore yagiye abeshya inshuro nyinshi uyu mukobwa ndetse amubwira ko akora akazi abonye kugira ngo abashe kuba yabaho cyangwa se surviving ubuzima. Ese nawe mu bantu mubana bwo mu buzima bwa buri munsi ntabwo ugerageza kuba wababwiza ukuri? Inyabona mwihangane, ijwi ryanjye ntabwo riri kuba ryasohoka gatoya cyangwa se riri kuba ryasohoka neza ndarwaye, ariko ndagerageza mbashe kuba inabakorera iyi nkuru zive mu nzira episodes zisigaye. Ndetse ahangaha umukobwa n'umusore batangiye kuba baganiramo. Imwibuke neza mama w'umusore ariwe Mrs. Lu yari yamaze kuba yabishyira hanze byose cyangwa se yagira nk'ukiriye amarenga uyu mukobwa uri ahangaha amwereka ko umusore we babana amubeshya ko afite ubukungu. Umukobwa yatangiye kubambwira ati reba uyu munsi ukuntu tumeze, ati ndatwite, ati mfite umwana mu nda, ati vuba ahangaha ati uzajya kuba washaka umukobwa ukunda cyangwa se uzajya kuba wazana umugore ukunda, ati ube wansiga n'umwana wanjye, ati kandi ibi byose nibimara kuba byaba wowe n'umugore muzashakana cyangwa se uzashaka, ati bizaba ngombwa ko mubyara undi mwana, ati se nabo abo bana uzabasha kuba wabafata nabi nk'uko uzaba wowe ushaka warafashe umwana wanjye nabi. This nawe nk'umuntu wari ugiye gutangira kuba umubyeyi yatangiye kuba yafata inshingano nubwo umwana atari yakabyaye cyangwa se atari yakageze mu gihe cyo kuvuka. Umusore niko kwambwira atari ko bivuga ayo magambo, umukobwa akamubwira atari ko reba imbere, ati wireba ibyahangaha aka kanya none, ati ubu ngubu impamvu uri kumbwira ngo uzita ku mwana ati nuko ataravuka, ati cyangwa se ati nuko utarabona urukundo rwawe rwa nyarwo nk'uko wabashije kuba wabimbwira. Ndetse muribuka ko uyu musore n'uyu mukobwa icyabahujije bose ari imiryango yabo cyangwa se ari ibibazo byari mu miryango yabo, buri umwe bashaka kuba bamushingira uwo adashaka. Ndetse uyu musore mwibuke mu bwana bwiwe yabashije kuba yasezeranya akana k'agakobwa karangaha kayiwe, arakabwira ati ubwo uzaba uvuye mu mahanga ugarutse inaha, ati twarakuze, ati nzabasha kuba kugira umugore. None kuri uyu munsi wa none nta n'umwe uzi undi, nta n'umwe uzi uwaba ari gushaka undi ngo ninde. Ndetse ibyo byose bari kuvuga mama yari ari aho ngaho hanze rwose ntiyari yagiye kure, ariko umva agakobwa akabwira umusore ati reka njye nawe tube twatandukana, ati ndakeka igihe kigeze,
ati kandi uyu mwana nawe ati ngomba kuba namukuramo, ati nkareka kuba namubyara, ati numvise imiryango myinshi ifite amarira cyangwa se hazamo ibintu byo kuba ibatabana neza n'intonganya mu miryango hashingiwe ku mitungo ibirimo. Ati rero njye sinshaka ko uyu mwana wanjye rwose azaba muri ubwo buzima, atazaba haba ahangayitse nyuma y'uko uzaba ushatse undi mugore, ati nkazasigara ndi muri urwo. Ati umwana wanjye nakifuje ko azabaho neza akabana n'ababyeyi. Ndetse mama ibyo ngibyo amaze kuba yabyumva, mbibutse we yamaze kumenya ko uyu mwana w'umukobwa yiwe uri ahangaha ariwe umusore we yasezeranyije kuba azamugira umugore. Yahise acishamo akanimero, arangije niko kuba yakabwira ati ndagushaka rwose, ati ndagushaka byihutirwa, ati dufite tukuganira. Kumbe barakwereka hari uwari uri kunywa icyayi, ndetse ni papa w'umukobwa ahangaha yaravuze ati ibyo bintu uri kuba wambwira ntabwo ndi kuba inabikurura, ati ndetse n'ikindi ati sindi kuba nabyemera. Ati ngo iki? Ati se birashoboka kuriya mwana wanjye w'umukobwa yatekereza cyangwa se yagira imitekerereze nk'iyo yo kuba yafata inda y'umwana watwite akaba yayikuramo? Ati ntibishoboka rwose. Nakwereka mama Runi ko ubwo yahita ahaguruka abwira umugabo ati erega nanjye simbishaka, ndashaka kuba nagira umwuzukuru. Ati se uratekereza njyewe iyo nkuru ari iri kuba yanshimisha cyangwa se yaba trend mu matwi yanjye nkabasha kuba nakishima? Ati reka reka, ati ahubwo ngiye kuba nakugira inama, ati njye nawe tugomba kuba itwakoresha mu gukurikiza. Ati reka bari abana tubahozeho ijisho, ati nibagerageza no kuba ibashaka kugaragaza ko bagiye gukuramo inda, tubashakira umuganga w'inzobere maze abikore nk'uri kuba yayikuramo ariko abashe kuba yasevinga ubuzima bw'umwana cyangwa se yabutabara. Disi mama w'umusore ntiyari mubi, ndetse na papa w'umukobwa ahangaha ku rundi ruhande nawe ntiyari mubi. Niko kubabwira umugore ahangaha ati ndumva icyo gitekerezo ari kizima ari na cyiza, ati ahubwo nicyo twakagombye kuba turi kuba twakurikiza rwose. Ati kuko njye sinakifuza kuriya mwana abasha kuba yakuramo inda koko. Ati umwana ugiye kuba umubyeyi bwa mbere atajya kuba yakuramo inda. Mama yarishimye ahangaha kumva umugabo ari kuba yakumva igitekerezo. Ati nibyo rwose. Ikumbe barakwereka ahangaha kayuwe karatashye niko kuba iza nkuru kazikoza mushuti wako Mia. Mia niko gutangira kwambwira ati sinakizera ko rwose uriya musore wabashe kuba yagutera inda ari CEO wa rura Uganda. Ati se byashoboka bite? Gihe niko kwambwira ati yego rero nuko nguko bimeze. Ati nuko situation imeze. Ndetse kami ahangaha kari kwa kamaza ati se nyuma y'iyi situation ati niki kigiye kuba icyakurikira? Ndetse ahangaha yarayemo abwira kami ati ingiye kuba nahana divorce n'uriya musore mu rwego rwo kuba inashaka amahoro cyangwa se inabungabunga amahoro hagati yanjye n'umwana wanjye cyangwa se hagati yanjye nabo n'umuryango wabo. Ati sinshaka ko umwana wanjye rwose azirirwa ajya kurwanira imitungo n'abandi bana azaba yarabyaye. Ati reka reka rwose, ati ngezo ntambara sinaza nakishoborera cyangwa se sinazifuriza umwana nkomokaho. Agakobwa kamenya niko kakambwira ati nyamara ati wari kuba utuje, ati kuko ari umugore w'uriya musore, ati ntago byaba ari bibi, ati ntago byaba ari bibi. Ariko ahangaha umukobwa rwose we yari yabyanze. Ndetse Mia ahangaha we yakomezaga amubaza ati se noneho ati niki kigiye kuba icyakurikira? Agakobwa disi nako ahangaha ibyari byagacanze disi katari kwa kamenya niki kakora. So wabaye uri wowe uri uyu mukobwa yiwe ni ikihe kintu wabasha kuba wakora? Ndabizi bamwe mukunda imitungo cyangwa se mukunda guhangana, imwahitamo ko ubuzima bw'umwana bwangirikira muri ibyo bintu. Ndetse umukobwa Mia yikojeje hirya arangije akora mu ibaga yiwe, arangije amubwira ati rero ati ubushakashatsi cyangwa se ikirego wari wampaye rwose ati cyabashije kuba cyananira. Ati ngende gutekereza ko umusore uri gushaka ruriya muri kumwe ari we Ru cyangwa se Ryu. Ati ariko nta bimenyetso bigaragara neza cyangwa se bimugaragaza mfite. Agakobwa niko kwa kamaza ati se basi ati uri kubyizera ko ari byo? Agakobwa niko kwa kambwira ati reka reka, ati naba nkubeshye nta makuru yabyo naba mbifiteho, ati ariko nimbimenya nzabasha kuba nabikubwira. Agakobwa ahangaha katangiye kongera kuba kapfunetse cyangwa se ibyakabavuza akavuga ati
ese riyo ati waba wihishe muri iyi si, ati uri hehe? Idisi bigaragare ko kamukundaga nako cyane, ndetse barakwereka ahangaha ku rundi ruhande, barakwereka umusore wacu Ru nawe yari yicaye ahangaha niko kuba yakakira agatelefone, ndetse assistance sa niko kuba yamubwira ati boss, ati umuntu wabashije kuba wantuma gushaka, ati cyangwa ikirego wantumyeho, ati ndi kuba nasanga cyangwa se nahuza amakuru nkasanga hari aho kiri guhurira ini wa mukobwa yuwe, ati umwe muhorana. Umusore niko kuba yagwa mugana aravuga ati se ibyo bintu byashoboka bite? Ati cyangwa ayo makuru urayafite bihagije? Ati cyangwa uri gupfa kuba igwa akivugira? Assistance niko kwambwira ati inanjye ntago ndabasha kuba inabihamya neza, atariko icyo nzi cyo neza, ati nuko mu nyuma tuzaza gusanga umukobwa twari turimo dushaka cyangwa se tumaze igihe dushaka tuzasanga ari uriya mukobwa. Ati ariko ndaza kuba nakomeza ngerageze, ati nshaka amakuru rwose. Disi umusore nawe ahangaha yari ari kuvuga yakongera kureba ka gace kamwe yasigaranye, avuga ati yuwe, ati uri hehe? Ati kubera iki wagiye kunyihisha? Ati kubera iki ibi bintu wabashije kuba wabikora? Ati si bikumariye iki? Disi umusore nawe umutima ntiwari uri hamwe, ubwenge ntibwari hamwe, yari ari kwibaza umukobwa yihishe hehe muri iyi si. Barakwereka ibudaciye kabiri cyangwa se ibwarakeye. Hano hari nyiramwiza wari waje rwose yarize icyo bita gatuza, ari kuba yavuga ati uriya musore, ati uwo munsi rwose ndaza kuba inabwigarurira. Ati se ngiye ninjye udashaka kuba inakitwarira ku mitungo. Disi barakwereka ni wa mukobwa wari wagarutse, ndetse ngafitanye isano n'uyu mukobwa ari we bita yuwe, ndetse bakaba bavuka muri famiye imwe. Niko gutangira kwavuga ati ingombe nigarurire President Ru, ati kuko nanjye ndashaka kuzabyara abana ba CEO rwose. Ese uyu mukobwa noneho ituraza kuba twamukizwa n'iki? Iniki kiri bubaze kuba icyamudukiza? Ahangaha kiri kuba yatekereza kuba yakinjira agakobwa kacu ka UN ko kuba katuruka hirya ku ruhande kavuga ati wowe, ati wowe, ati urashaka icyangahara? Niko kuza kitegereza ukuntu yambaye. Agakobwa nako niko gutangira kwa kamuhamagara ati yuwe, ati sura ahangaha. Yuwe niko kwambwira ati se wowe ahubwo, ati uranga uri kuba wakora iki? Ati sinenzi ko wabashije kuba utazagaruka ahangaha, ati uri gukora iki ubundi ahantu hanjye? Agakobwa niko kwambwira ati se ahantu hawe wowe, ati wowe wigeze ushyingiranwa n'uyu mugabo w'ahangaha, ati usibye kuba iwakikina, ati se ahubwo ubundi ufite icyo kibazo muri ubu buzima? Ati kubera icyano hose nigiriye uba ushaka kuba wambangamira? Namwe mwumva amagambo y'abavandimwe ahangaha. Niko kwa kambwira ati rega inanjye ndashaka ubuzima bwiza. Yuwe niko kwambwira ati rero uko reba ukuntu wambaye, ati wambaye nk'abakobwa bicuruza rwose, ati cyangwa usigaye wicuruza cyangwa usigaye wipimisha? Ati wa mukobwa ya buriya, ati ntufite ikibazo, ati ndebera n'imikondo yawe yose wayishyize hanze. Ati se ubwo urumva uko kuntu wambaye aribyo biri bubashe kuba byakurura abagabora? Umukobwa niko kwambwira ati jya ureba ibikureba, ibitakureba bishyire ku ruhande rwose. Ati njye ibyo ngibyo ntibikureba, ati n'izo ndi bukoreshe, ati ntago biri buze kuba byakureba, si business zawe. Ati icyo nzi cy'abagabo njyewe, ati baranyikundira. Agakobwa katangiye kuba kakiyumvira, karavuga ati ibyo byose wakikora nubwo uriya musore tugiye guhana divorce, ariko yanteye inda. Ati ariko mo kimwe indaza kuba nabikoresha nk'umutego. Ubwo umukobwa nawe yari ahagaze ku muhanda ari kwitegereza ka yuwe, atazi ibyo kari kuba kakitekereza. Karangije niko gutangira kuba ikakisekera, karavuga ati ahubwo niba ari uku nguku bimeze, atapu, ati mbonye umutego ntirukanse cyangwa se bidasabye kuba byangora. Umukobwa niko kwa amazi ati ariko niba ikiri ko watekereza warangiza ukabasha kuba wakisitwara? Ati ntabwo ushobora kuba wavuga inanjye nkabasha kuba naseka niba bisekeje. Agakobwa kayiwe niko kwa kambwira ati byihorere rwose, ati niba ushaka kuba umugore wa President Ru cyangwa se wa CEO w'uru ruganda cyangwa se w'iyi company, ati ndaza kuba nagufasha. Umukobwa ati ye, ati sawa bwose numva byoroshye. Bidatinze ibaje kuba bacura umugambi mubisha umwe uganisha ku iherezo ry'ubuzima bw'umuntu. Agakobwa niko gutangira kwa kambwira ati imipango yose watekerezaga kuba wakoresha,
ati yari ubugwari, ati se uratekereza uriya musore iyo yapfa gukururwa n'ubusa bwawe, ati se wasanze wamuje hejuru akaba yahamagara polisi cyangwa se akakwangiriza wabyitwaramo ute? Agakobwa katangiye kuba kamugira inama ndetse gatangira kuba ikamubaza ati se ubundi ati wigeze uzana drugs uri bukoreshe kuba wamusinziriza ngo uze kuba wamufatirana? Umukobwa nawe ati yego, kugira bibashe kuba byakoroha uyu mukobwa murumuna wa yuwe reka tube tumuhaye akazina ikareyira reyira. Ahangaha nawe yari ari kuba yavuga ati rwose icyaba cyose ngomba kuba ikakubitwa muri uyu mugoroba. Ati uriya musore wawe cyangwa se uriya mu president w'iyi kampani agomba kuba yahashumika njye nawe, ati nkamubyarira utwana. Ese uyu mukobwa we biraza kuba byaherera he? Reka mbibutse kuba mwadukorera subscribe mu mutarayikora, ndetse mujye no muri comment mutubwire ko muri kumva inkuru yacu nibasha kuba yabashimisha rwose, mwe mwadukandira kuri like ndetse no kuba mwadukorera share. Ndetse ahangaha we n'umukobwa yuwe ndetse na reyira ahangaha rwose ibaje ahangaha bakora icyo bita kuba ibahuza umugambi. Mbibutse iyi ngiyi niyo bita pase y'amazi. Ubundi ibaze kuba ufite umugore mu nzu akajya kuzanira utwana two kwirira cyangwa se utwana two kwitamirira rwose. Umukobwa nawe ahangaha yuwe niko kuba yafata ya drugs abasha kuba yagira ute yayavanga mu mata umusore wacu ari we yari agiye kubasha kuba yanywa. Mbibutse uyu mukobwa yuwe byose arimo n'ubushukanyi ndetse byose arimo ntago abizi, kuko kuri uyu munsi wa none umuntu agiye kuba yahize drugs ni umugabo wiwe w'isezerano, ndetse basezeranye mu buto bwabo ko bazaba umugore n'umugabo. Ariko kugeza kuri uyu munsi wa none kubera ubwenge buke nta n'umwe urabasha kuba yamenya undi, usibye twebwe tuba turi kwirebera iyi nkuru. Tubizi neza ko uriya musore ari we wesezeranyije uyu mukobwa kuba ibazaba umugore n'umugabo. Kayiwe katangiye kuba kagira inama rero akamubwira ukuntu byose bikorwa. Karamubwira ati wengeye kuba nagukorera umuti, ati tuza hamwe, ati ubundi narangiza kuba yasomaho akamara kuba yagwa akawo, ati uraza umwereka ubwo busa bwawe rwose, nurangiza ubasha kuba wabyinogereza nk'uko bishaka. Idisi byo kari karimo byose ni kazi ko nako bwako ikari kari kwihemukira cyangwa se kari kari guhemukira ubuzima bwako n'ubw'umwana wako kari gafite. Ariko icyo kari gashize imbere rwose ikwari ukubona uburyo cyangwa se urwitwazo irwo kuba yahana divorce inuriya musore wacu Namwe nyine muri ukuntu ibibazo bigwira umugabo, abagore bigaramiye. Ibaze kuba warakunze umuntu nk'uyu nguyu nawe akajya ahora ashaka kuba yagushyira down bitewe n'uko atazi atari yanagasobanukiwe neza. Ese uyu mukobwa inamara kuba yamenya byose, inamara kuba yavumbura ukuri, bizamugendekera gute? Azabyumva gute? Ese bizamushimisha? Idisi kazanye amatanga kishimye kagiye kuba karoga umusore wacu ndetse na wa mukobwa wacu Reyira nawe iwaje kuba yakirongoza niko nabyita. Yasigaye ahangaha ari guseka avuga ati deal done, ati byakozwe neza rwose, ati akazi kararangiye. Barakwereka umusore wacu nawe nk'uko mubizi ba Munyakazi yari yibereye mu kazi ari ahangaha. Agakobwa niko kaza kavuga ati erega present ati hiya, ati reba hakuno, ati reba hakuno rwose nabashije kuba inagukorera agakombe k'icyayi, ati nizere ko kari buze kuba ikagushimisha. President wacu nawe niko kuba yakitegereza aramubwira ati bigaragare ko wanduza, ariko kubera iki wanyishimiye cyane? Ati kubera iki mfitiye urukundo. Agakobwa niko kutangira kuba kimwaraguza umutima uri kuba agaciro urubanza. Niko kwa kambwira ati se kubera iki uri gutekereza ko ibyo bintu ngiye nabasha kuba inabikora? Ati ngiye ntago nabasha kuba inakora icyo gikorwa rwose. Ati se nanjye ubona ameze nk'abo bakobwa? Ati ahubwo wowe, ati ndatekereza aya mata rwose cyangwa se aka gacyayi uri buze kuba wagakoresha kakagufasha mu kazi kawe. Niko kuba yamwitegereza nawe ndetse arangije aramubwira ati ese nakwizera guteka aya mata cyangwa aka gakombe k'icyayi wanteguriye utabashe kuba wakaroga? Umukobwa niko kwambwira ati ibyaterwa n'ibyo ushaka. Ati se ntago nyizeye. Urabumva bamwe bogoshe Samusoni, ndetse murabizi Samusoni muri Bibiliya ngo yari umugabo ugira imisatsi ndetse mu imbaraga, ariko yarabyutse aza gusanga yifitiye agasatsi
nako yifitiye agatwe bita kamwe gapara, hamwe baba bakogoshe rwose bagaparangura bakawumaraho. Uyu musore wacu nawe nibyo byari bigiye kuba byamubaho muri uyu mugoroba, dore ko intama imwe yari kuba yasoma kuri iyi ntuza yari buze kuba yamugirira ibyago, niko kubabwira agakobwa ngo gasomeho, nako nk'akazi ibyo kari gukora niko kuba kayafata, karangije karambwira ati reka nyanywe, kagiye kuba kayanywa. Umusore niko kuba yakabwira ati bireke ndakwizeye, ati zana mbe nanywa noneho, niko kuba kayamusubiza. Disi umusore wacu nawe niko kuba yafataho, kandi koko barabivuze ngo inyamaswa idakenga ngo yishwe n'umututizi. Ese umusore wacu umutego ubu ngubu intugiye kuba yawugwamo, ese nawe ntibari buze kuba ibaye imwogosha? Yabashije kuba yasoma kuri ya mata, mwibuke neza amata yarozwe, ndetse ahangaha agakobwa niko kuba kambwira ati ubu ngubu nanjye ngiye kuba najya dushe. Ariko umusore atangira kuba yakumva atameze neza, atangira kuba yareba ibikezi rwose, atangira kuba yakibaza ati ndi hehe, ati ibi ni ibiki ndi kuba nabasha kuba inatekereza. Agakobwa nako kamaze gukora ibyo kakora, ikaramwitegereje, karangije karavuga ati ndatekereza ubu ngubu aricyo gihe ari nako kanya, ati si ngombwa ngo twongere kubasha kuba itwarindira rwose, ati ndatekereza atari ngombwa. Niko kuba yahamagara Reba, arangije aramubwira ati akazi kawe kakozwe, ati ndatekereza umwanya ukurikiye hari uwawe. Reba nawe wari uzi icyo aje gukora, yaje yishimye avuga ati karabaye kagiye kuba kakubitwa, ati ngiye kuba nakikubitisha muri uyu mugoroba rwose. Namwe mu ndebere ukuntu abagabo twarenganye, mu ndebere ukuntu abagabo tubasha kuba twakorerwa akarengane. Reba niko gutangira kuba yakikora hejuru ngo abe yakuramo kureba neza, yabonye umukobwa akiri hano, arangije niko kuba yambwira ati wowe, ati akazi kawe karangiye, ati ndatekereza rero ugomba kuba wava aha ngaha ukagenda ubundi nkabasha kuba nagira utuntu nikorera rwose. Niko kuba yatangira kuba yakuramo imyenda ahereye hejuru, avuga tugiye kuza ubinkubitira ibintu byanjye, ati kuko dore nari maze n'iminsi. Niko kuba yaza yegera imbere, Imana utabara umusore wacu, Imana umufashe. Niko kuba Reba yaza aha ngaha, arangije amwitegereza neza, aravuga ati ntabwo byashoboka, ati kubera iki ibi ngibi, ati byabasha kuba byambaho. Niko kuba yahindukira n'umushiya mwinshi n'ubugugu, arangije agakobwa nako disi kari kagarutse kavuga ati nisubiyeho, ati ibyo uri gutekereza kuba wakora bireke. Reba nawe niko kwambwira ati nanjye rwose nari nibashije kuba inakibaza umuntu mukundana uwo ari we, ati nawo, ati n'uyu musore ukora mu kabari rwose, ati ntabwo ari uyu nguyu nashakaga, ati no mu buzima rwose, ati ngeze nigeze nkubwira ko nshaka uyu mugabo. Reba niko kuba kakikubita karagenda. Ariko niba mubirebye neza, umukobwa wacu nawe nubwo yari yakoze umutima wo kuza kudroga cyangwa se kuroga uyu musore, wari ubashije kuba wagaruka avuze ati bireke nisubiriye. Niko kuba yaza aha ngaha atangira kuba yamukoraho, avuga ati nizere ko uyu muti utigeze ugira ikibazo kugiraho, ati nizere ko kandi umeze neza, uri buze kuba wakanguka. Idisi namwe munyumvira ukuntu buriya umuntu nubwo yakikozwe iki, ak'umutima karagenda kakagaruka. Agakobwa kagiye kuba kagenda, umusore wacu niko kuba yagakurura, mwibuka yari droge bari bamuhaye, niko kuba yakiyegereza, arangije akabwira ati birashyushye cyane, ati ndi kumva nshyushye, ati se ntabwo wabasha kuba wamfasha ukanzimiriza, ati ndakwinginze mfasha. Namwe mwumva umugabo aho kimurenga, agatangira kuba yasaba imbabazi. Agakobwa nako katangiye kurwana kamubwira ati have, ati have udakora amakosa, ati webere ko nkutwitiye umwana, ati urashaka kuba wakongera andi makosa rwose. Umusore we ntiyari ari kuba yabyumva, niko kuba yakagarika hasi, arangije ajya hejuru, aravuga ati tugomba kuba twabisoza uyu mugoroba rwose, ati ibintu byose tukabivana mu nzira. Agakobwa niko kuba kambwira ati reka hagarika, ariko ati rekeraho, ati rekeraho, ati se ibingibi biraza kuba byabyara iki, biraza kuba byacura iki? Ese umusore agiye kuba yamutera indi nda? Yatangiye kuba yamusoma ahantu hose, ndetse amusomagura ahantu hose, amubwira ati hama hamwe tube twabinoza. We nawe yakomeje atabaza abwira umusore ati hagarika, ati reka ibyo urimo rwose,
ati utaza kuba wagira ikosa ukora ukangiriza umwana wacu uri mu nda nkufitiye. Icyo ngusaba ni ugukora subscribe utazacikwa na episode izakurikira iyi ngiyi, ndetse ujye no muri comment utubwire ukuri kuba iwaboneye inkuru yacu nibasha kuba yagushimisha, uze kuba wakanda like ndetse uze no kuba wadukorera share ku bantu bawe bakunda inkuru nk'izi ngizi z'urukundo ndetse z'inkoramutima rwose. Ndetse ahangaha rwose umusore yakomeje ahatiriza ariko agakobwa hano kayiwe kize taekwondo niyo bita itayici ndetse na kungufu, niko kuba kamukubita umugeri kuri ka kandi naho karangije kamukubita vaze mu mutwe. Umusore wacu niko kuba yakikubita mu ntebe arangije arasinzira rwose. Dusize umusore wacu ari kuba yafata agakobwa ndetse bari kuba barwana ashaka kuba yakongera kuba yashyiramo curubaro yiwe. Ese biraza kuba byabyara iki? Biraza kuba byacura iki? Icyo usabwa ni ukuba iwakora subscribe tuzabasha kuba iwacikwa na episode izakurikira iyi ngiyi.